Murakoze cyane Gloria kuduha umwanya muri aya makuru kugira ngo tugire icyo tuvuga ku birebana n'ubukungu. Tugiye mu makuru y'ivunjisha, murabizi yuko buri gitondo banki y'u Rwanda cyangwa banki nkuru y'u Rwanda igaragaza ibijyanye n'ibiciro by'ivunjisha. Ibi biciro akaba ari byo bikurikizwa haba muri za Forex Bureau cyangwa mu mabanki y'ubucuruzi. Dufashe rero nk'urugero rw'uyu munsi, uyu munsi ku bijyanye n'amadolari nk'amafaranga cyangwa kunze gukoreshwa cyane mu Rwanda, amadolari uyu munsi ibiciro bya Beneri byari bihagaze ku mafaranga 828 kufite idolari, mu gihe kuri Forex Bureau wari ufite idolari bari muheraga ku manyarwanda 849. Murabona rero ko harimo itandukaniro hagati y'ibiciro bya Beneri ndetse n'ibiciro byo kuri Forex Bureau. Mu gihe noneho ushaka kugura idolari, ibiciro bya Beneri byagaragazaga yuko yari amafaranga y'u Rwanda 845 yahabwaga, hanyuma kuri Forex Bureau ho ugahabwa amafaranga y'amanyarwanda 855. Ku yandi mafaranga nakunze gukoreshwa mu Rwanda cyane na amafaranga y'ama-euro cyangwa amafaranga akoreshwa mu bihugu by'i Burayi, wasangaga kuri Beneri ku biciro byayo ufite iyero rimwe yashoboraga guhabwa amafaranga 991, mu gihe kuri Forex Bureau wari ufite iyero yashoboraga kujyayo agahabwa amafaranga 900. Noneho ku bijyanye n'ushaka kuba yabona iryo ero yashoboraga kuribona ku mafaranga y'amanyarwanda 1011, mu gihe noneho wari uyakeneye kuri Forex Bureau yashoboraga kuyabona ku giciro cy'amafaranga 930 y'amanyarwanda. Noneho ku mafaranga y'amapound n'amafaranga akoreshwa mu gihugu cy'Ubwongereza, naho hari uko byari bimeze cyangwa hari uko Beneri yari yatanze ibiciro. Wari ufite ifaranga ry'iri pound yashoboraga kubona amanyarwanda 1126 kuri ku biciro bya Beneri. Hanyuma kuri Forex Bureau aho wajyaga washoboraga guhabwa amafaranga y'amanyarwanda 1000. Noneho waba ukeneye aya pound washoboraga kubona noneho kuyahabwa ku mafaranga y'amanyarwanda 1148, mu gihe noneho kuri Forex Bureau ho washoboraga kuyahabwa ku mafaranga 1000 n'amafaranga 50 y'amanyarwanda. Ngayo rero amakuru y'ubukungu twari twabateguriye uyu munsi, mbibutsa yuko amakuru y'ubukungu yo ahoraho kuri televiziyo y'u Rwanda. Jewe na Jean Claude Mutuyezu.